Kisekedi nta kibazo bafitanye. Ubu ngubu sinyikurangarira ngo ufite nta nubwo wambonye ufite nyashi na nyashi nta nubwo wambonye uracyabure nyiri kugusimbukira nka mbere se ese ufite umugore murarana umugore wanjye nisanzuraho kwa kundi we nabona gibuno ugasanga ariko nafite afite ibuno n'umugore afite ibuno niko Nzovu yambwiye hano muzukuruci hari ukuntu nakubonaga rwose ugasanga n'umuti mabuje ndi kugusimbukira ubu rwose ntararukinira tuwanjye nisanzura nyine nta kibazo nakubajije kugikwepa nakubajije ngo umugore nawe ngafite ibuno rero nkora amazi ashyushye ntabwo nabyize ndataha niba nta kibunda nka 2:00 ngakomanga madamu agafungura agahita nkubita akabizu wiri utesheri agahita nkuramo inkweto akazana akamambiri jewe niba nitwa Papa Blessing ngisha ahubwo ndamukurikiza ndamukurikiza agahungu urumva usa nago karajyamo mbaje umugore wanjye yantumye agatoki bira wasanga hari ukuntu naba narabigenje neza uko batangiye kunuma ngo ibintu gatoki ngo ndashaka kanga yanguriye na box na box wagiraga yega nambara ipantaro ebyiri nari kugondeka none bose ibyo bintu simbishaka ugomba kwitwara nk'umupapa ukajya uhindura ko naranagikoboye navuga ati ibintu ntabwo byavamo rwose nese kankubaza ubu ngubu uri kurara gute ndi gukuramo byose ubu abavandimwe bacu bapfuye bazazuka twongere tubonanira iyi hazaba umuzuko urabizi neza hazaba umuzuko nitugera mu ijuru ubu mere wanjye nzongera mubone mbona nkubona live niwizeye tuzahurira mu ijuru ahubwo hari akantu bavuze ninajya mu ijuru nzajya he yaka ubabwire ikuzimu ahubwo nzazamukana isigara zanjye ntazagera uri asanga wenda intore zarahinze filipire zageze kuri desa nzazamukana ikirere nzazamukana ahantu harenze ntago azaba ari desa nzazamukana ikarito y'intore ningeraho nanacuruza yaka imana dada Naka gucuruza intare mwijuru hano abakiriya wababona kuko ntari zaba ari iyi hari abazajya bibeta ko bwangumva arakarimo babushare bazazamuka n'ikisubura za Sodoma zazubura nawe ahubwo se ari kunshinja ndabona yateye Mama Queen none haramwica nzo Mama Queen ngo aratwite niya nzovu ngo niya nzovu niya mpamvu nzovu agiye ku Gisenyi ahunze ku Gisenyi ari kujishe ngo agiye kureba match kandi aratorotse ego ese ubona Mama Queen yamutoroka Mama Queen rwose aramwita na nyiramuntu ngo aratwite nabo bose baramubamba nagamirwa zose zizatwitira ziratwite ariko ngiye urabona nyiba mu ndagamirwa nishyura mbere barabishaga nkangahe biterwa n'indangamirwa ziratandukanye ubwo nyine aratubwiye indangamirwa yabaga ari ya makeya indangamirwa yabaga ari ya menshi uko byagaragara mbo bibiri agashoti agakuprese kavuba kuguhita ugenda niba ari ukurara ushobora kumuha 10 5 bitewe n'uwari we bitewe n'ukuntu mwumvika ariko agashoti ni 2 n'cyatanu hari igihe bayafataga ko kugira ngo bayihende uzi ko birabyuma nibyo byatumye najya muri Amerika ntago wabinga nanywere di waragenye baragenda basigara nkubita umuyobozi urushyi dosiye bahita bayikansuringa banjyana indera ibaze ko wari ugiye kujya muri Amerika bagakujyana indera twongeye tubaye ikaze ku Muringa TV show nk'ibisanzwe nagarukanye na Yaka rero umukunzi wacu umukunzi wanyu Yaka meze neza meze neza kabisa ndashima Imana ndashima Imana kabisa urabona ko ngiye n'akayoga nabaye mparitseho gatuku sure siripe Yaka ntago nabyemera aryo ngwera ubundi umupapa uzi wamenye ko nsigaye nitwa Papa Blessing ibyo wari ubizi wa mugore yese abyara se
yaribarutse bafite umwana ni ukuvuga n'ubundi twashakanye afite umwana. uwo mwana rero ni umwana w'umukobwa bita Blessing. ubu ngubu ngiye Akamwana ntabwo nitwa Akamwana Gasopo, ubu nitwa Papa Blessing. nese Papa Blessing uneye amatsiko. urabona uwo mwana afite imyaka ingahe? afite imyaka 3. ubwo ntabwo baguhenze bamwenda gute gushyingiranwa umwana? ariko umwana ni umugisha kandi ngo umugore ngo ubyara ngo umubone yafite umwana. none se ngewe nkeneye ingumba ndibyaranye. Congratulations no kuri. Jewe niba nitwa Papa Blessing ahubwo ndamukurikiza ndamukurikiza agahungu urumva se nago karajyamo. mbaje umugore wanjye yantumye agatoki bira wasanga hari ukuntu naba narabigenje neza uko batangiye kunuma ngo ibintu gatoki ngo ndashaka kangaka rero mugura agatoki ejo bundi ndanakamuteke. ngiye umugore wanjye namubwiye ko buri kuwa kane uzabimugura agatoki. buri kuwa kane ngiye ugomba kuba shefu w'igikoni. wowe nta hantu uzajya uhura n'igikoni buri kuwa kane. buri kuwa kane ni umunsi wanjye wo kumutekera. Congratulations ushobora kuba uzi kwita ku mugore. mba ndi romantike ariko akayaga ntago kabura. oya agacupa ndakanywa ariko gakeya karinganiye urumva pana bya bindi byo gusinda bimwe nararaga mu kabari nkarara inkera nkataha saa saba uko bafunze akabari. urabona muri weekend bafunga akabari saa 8. ubwo navuga mu kabari ari uko bafunze akabari uko basohoye abantu ngo mutaha amasaha. iyo batagusohoraga wowe n'akabari mpaka mu gitondo. urumva rero ko nuba gushaka umugore ari byiza. hari n'ahantu usanga hano nari amasaha batayubahiriza. hari ahantu ugira rwose hari karitina zimwe na zimwe ushaka kugeramo ukibase ahantu haba leta. none rwose nanubu bakinywa mpaka bakirara bakora. ejo bundi bakinywa mpaka mu gitondo. ejo bundi uzi ko njye na Nzovu twahuye n'umugore wasinze mu gitondo saa 3 za mu gitondo yabaye none afite niba ariko nyage niba ari kiye gicupa yari afite cy'inzoga cy'icyuma cy'icyuma muzira birababyita icyuma burahara baraya yaramwe ngo yaka ngo wangurira icyuma mwana ndavuga wakugurira umuhoroze Randoga bita ngo ni ibyuma da. Nge rero nago narinzi icyuma nari nyere bavugaga like icyuma nkumva ni icyuma pe. Kubera iki se? Hawe ngiye numva kanyangi naryo. Yiga. Kanyangi naryo abura kanyangi yo wayinyweye yonyine ntugire ikindi uvangamo. Cyangwa ni kanyanga bashize. Kameze neza nuko nyine kanyangi temewe. Ariko nubundi birabyuma nubwo bisora. Nabyo nabo bitandukaniye na kanyanga. Nge natekereje ko kira cyuma wenda ari nka kanyanga bashyizemo. Uziko kugira ngo bayihende. Uziko birabyuma nibyo byatumye najya muri Amerika. Nago wabinga. Nanywere di waragenye. Baragenda rasigara. Nkubita umuyobozi urushyi dosiye bahita bayikansuringa banjyana indera. Ibaze ko wari ugiye kujya muri Amerika bakakujyana indera. Ni ibibazo. Ibaze ukuntu bihabanye ukuntu ubu nago wayinywa. Bitandukanye. Ubu nayinywa ariko ubu ngubu nago nyinywa icyuma. Ubundi nanywa kanyanga kera nyiri wacu ibyumba mu nkambi niho twanywa kanyanga. Ariko ubu ngubu sigaye narabaye superstar. Mfite ububasha bwo kwigurira mitsingi kandi iyo mfite ngiye amafaranga atari kuva ngo umuntu uri kungurira ngiye nywa mitsingi. Iyo bari kungurira n'urwago ndarumva igasaba bari kwishyurira nago babikoreye. Ariko ngiye iyo ndi kwigura nifite kofi ni mitsingi nywa nta yindi nzoga njyamo. Ariko iyo umuntu ari kungurira iba n'urwago ndarumwa rwo. Nese yaka nk'ubu ngubu nyine ni gute watandukanya yaka umaze iminsi arongoye na yaka utari warongora? Biratandukanye cyane. Ngewe ubwanjye nsigaye mbibona ko byatandukanye. Ubu wamenyereye gutaha ugasanga hari abandi bantu mu nzu batari wowe. Ubu nsigaye nkareba amazi ashyushye. Ntabwo nabyize. Ndataha niba ntakibenda nka saa 2 ngakomanga madamu agafungura agahita nkubita akabizu wiriwute sheri agahita nkuramo inkweto akazana akamambiri urumva ahita nkaraba amazi ashyushye ntabwo ngikaraba amazi akonje. Congratulations. Urumva rero ko bitandukanye. Amazi ashyushye neza tipe. Bantu mutarashaka mwangaragumwe mwabasiribateri. Mwebwe mwanze kurongora. Ntabwo muzi uburyohe bwo gushaka.
ntabwo muzi uburyo wa muntu we biratandukanye kure na kure. Ubusa ntabwo hari igihe urota ukaba wamukubita nk'urushyi uzi ngo wenda ni umuntu waje kuryamira hano. Ntibishoboka rwose. Cyakora ejo bundi yarambwiye ngo ndarotaguzwa. Noneho ndota ndi kuvuga cyane, ndi kuvuga bino bigambo twirirwamo mu ma-interview. Noneho yarambwiye ati weho sha hari n'igihe uzanca inyuma uze ubirote ubimbwire. Ubwo umunsi wa Rosana nayo bya Sodoma bizagenda bite? Ebana ngo narose ndi kuvuga amagambo menshi ndi gusakuza nyine ngo ndota mvuga cyane. Urumva nubwo nari meruka kurota sinari nzi niba nanarota gute. Ariko yarambwiye ngo ejo bundi nararose kabisa. Yes we. Yanguriye na box. Na box wagiraga. Njye nambara ipantaro ebyiri nari kugondeka. None urambwira rwose ibyo bintu simbishaka. Ugomba kwitwara nk'umupapa ukajya uhindura. Ko naranagikoboye. Navuga ati ibintu ntabwo byavamo rwose. Nese kankubaza. Ubu ngubu uri kurara gute? Ndi gukuramo byose. Usa nk'umujura bateye. Umujura bateye ni ukwamano. Namugitonda nambaye agasume. Wifashe nk'abapapa. Muri dushe meze nk'umuntu w'umupapa. Blessing abyuka akubwira ati papa. Blessing nawe uhari. Yamusize iwabo ariko zamuzana vuba ahangaha. Nese nk'ubu wongeye ukabona dosiye. Iyo dosiye yawe se yarangiye ubu ngubu? Dosiye yanjye ntabwo iyi dosiye zacu ni dosiye za HCR. Kuvuga twebwe nk'abantu b'impunzi dosiye zacu ntabwo zijya zirangira. Tugenda fofura ariko kubera ko ngiye dosiye yanjye yagize ikibazo bampamagara buri mwaka. Kugira ngo barebe niba hari icyahindutse. Ngewe ukibura ni ikinyabupfura gusa. Discipline. Aho muri discipline yanjye ni hafi ya nabi. Ntikangubwire ubwo mama Blessing yaje ubwo sugiye kujya. Ubwo mama Blessing yaje. Nyine na mama Blessing la Blessing bahita nabo batwara. Bari abo bazampindura kandi bampindura. Ushobora kuzurira nayo twerekejeho bita Kasasi City. Ariko ngo bisaba nyine kuba mwarasezeranye. Bisaba kuba twarasezeranye. Nabwo ntabwo twajyana. Murabiteganya ryari? Nshobora kujyayo abadekarara nyuma y'igihe gito nabo bakansangayo twarasezeranye. Urabiteganya ryari gusezerana? Ariko ikindi kintu biba bisaba kubera ko Blessing atari umwana wawe. Atari umwana wanjye biba bisaba kose uriya mwana abyemera akaza akamusinyira akavuga ati najyane na nyina. Ariko isaramusa byanze Blessing yasiga. Oya gusara papa wakima amahirwe umwana wawe. Ntabwo bamwe amahirwe benshi barabasinyira bakagenda kuko buriya natwe tuba twararengeje imyaka kujya muri Amerika nta nicyo biba bimaze burya ubu ugiye gukora. Ariko nka Blessing kubera ko ari umwana afite imyaka 3 yageze hariya ajya ku ishuri agakora ari umunyamerika nyawe. Ibyo nibyo sawa ko bimeze. Imana izabibafashemo n'ukuri. Gusa ngewe nagize amahirwe mbona umugore muzima utanywa inzoga utari ikirara utari babandi b'abanyamugi. Babona bano bakobwa bo mu mujyi baramenyereye akabyeri buryo ushobora kubana yabura yabyeri yamenyereye eje kagucika agasiga nagusahuye nakwa kundi bimuye Nyamabondo. Nyamabondo yaratashye asanga umugore yapakiye byose. Harya umugore we yapakiye mbere yuko afungurwa yapakiye mbere akiri muri gereza. Nejo bundi. Wa undi yari yashatse. Umwe yari yashatse wejo bundi. Ntago nari nabimenye. Undi we yagiye ari mageragere undi bafitanye abana babiri. Mwatubwiye ngo nawe uri kumushyiriza tutwa mu gitondo. Hari undi ufite abana babiri we yagiye mu Nyamabondo afunze. We ndamuzi. None hari undi none yari yashatse ejo bundi irwa nyine atubwira ukuntu nyine ngo rero yarapakiye aracomoka arigendera. Umva rero aba banyakigali rwose nyine nagize amahirwe nibonera umuntu wo mu ntara ni nawe nifuzaga. Akura muntu ngo yabisaba nyine nawe ngo kumutwara gakeya mukumvikana kuko nawe ngo hari igihe amaze kumenyana n'abanyakigali. Namujyanye ahantu hameze nko mu cyaro. Bigo namujyanye ahantu hameze nko mu cyaro nta hantu azahurira nabo n'ibintu byo kumuzengurukana ku ducano. Bose bari bazi kuzagenerwa mukatana ku ducano mwibagirwe urwa n'umugore wanjye wo kuba mu rugo ntago namuzanye muri showbiz cyane. Kukana wakoze niko.
inde kuba atajya ashaka kuvuga ubundi umuntu wese ukurusha garade umuntu wese ukurusha garade ugomba gushyiraho afande yigora niyo kimwereka ko akuruta cyo yigaragaza ko ari umuyobozi wawe ko akurusha ipeti ntabwo rero wavuga ngo yaka afande yaka pasiki na premier lieutenant ni second lieutenant ntabwo waba uri caporal nangwa uri sergeant nangwa uri sergeant major ngo uvuge ngo yaka ugomba kuvuga afande yaka cyangwa se komanda yakamwana komando na komanda biratandukanye uvuga hari komanda na komanda abari nko kuvuga afande abari umuyobozi wari wese niwe komanda kuko arakomandinga nyine harimo komandima noneho komando ni umukomando ariko umukomando nawe agira komanda we Mise yaka Sodoma waretse kujyayo Sodoma ntago nkijyayo nta muntu wa Sodoma ujye kumbura Sodoma hari abantu bahatuye nkumbura nk'umuvandimwe mufata nka mushiki wanjye bita Tesi yaracuruzaga ni umuntu wakorera yumva hari abantu benshi nkumbura rwose Sodoma ko nabaye cyane maze kumenyana n'abantu maze kuhagira inshuti kwakumbura ntabwo nabura kwakumbura ariko nzajyayo rwose hashize igihe ngaho indangamirwa yateye inda mbo irahari ariko ntabwo ari njye wamuteye inda gusa ni uko yashatse kunyikiraho ariko inda ntabwo ari iyanjye iyo rwose ntabwo nyemera nanabyara umwana tugasanga ari uwanjye azamuzane murere nanjye nibyo yanabwiye Nzovu naho kubana n'umuntu ngewe utandika umutima ntabwo wamfosinga ngo mbane n'umuntu utandika umutima yaka niba yarateye inda sibyo azamenya ko umwana ari umwana yavutse kuko ziriya ndaya za Sodoma zazibura nawe ahubwo se ari kunshinja ndabona yateye mama Queen mama Queen noneho aramwica nzi mama Queen ngo aratwite niya Nzovu ngo niya Nzovu niyo mpamvu Nzovu agiye ku Gisenyi ahunze ku Gisenyi ari kujishe ngo agiye kureba match kandi aratorotse ego ese ubona mama Queen yamutoroka mama Queen rwose aramwita na nyiramonyo ngo aratwite nabo bose baramubamba nagamirwa zose zizatwitira ziratwite kabisa nyiramonyo Vianney se duhuye bari kumwe niwe bari kumwe nawe bari burase barago bajyanye Gisenyi ntago bajyanye bari baje muri interview hano bari gukorana ikiganiro ku gacano hano ariko Nzovu n'ugiye Rubavu bari kureba match ngo ya Etincelle ubundi hari match hari ngo na Rayon Sport wabona ataragiye agiye kwitsimba muri Kigali Nzovu arimo arajijisha mama Queen none ngo yamukubita aramumanika none kandi abagore batwite ngo bagira umushiga aragiye mukubita amaguru amanitse oya cyakora gusa Nzovu nashobora afata nyiramenyo babane ko njye mbona nyiramenyo aritonze na rimwe yari yakubita Nzovu ariko mama Queen apfa gushyira mu icupa cyakora mama Queen ikintu nabonye icyo akunda Nzovu kandi Nzovu nawe aramukunda nubwo Nzovu agera hano ku mbuga nkoranyambaga ngo mama Queen ngo ni ikiyebe ngo ndamukatiye ngo sinzasubirayo mu gitara tukumva ngo tumuvuga nabi akaduteranya na mama Queen kandi mama Queen akabishyiramo kandi ntukajye bivanga mu matiko y'abakunda ikintu nabwira abantu mujye mureka Nzovu akubitwe mama Queen amukubite kuko n'ubundi ni wowe wizize usanga n'ejo bari kumwe ntazagira yongera kwivanga bana mu gukubitwa kwa Nzovu na mama Queen ajya mukubita rwose nashika zanamwice ngiye ndumva Nzovu na mama ngera kwivanga mu bintu bya mama Queen na Nzovu ndumva batangaje ko mama Queen na Nzovu bameze nk'abantu urumva bakwandikira ngumva ngo ngiye na boyfriend wanjye ngo bimeze nabi muri se wamukatiye ngo katira imbwa ngo gira gute mukanya ukabona postinze ngo hari umuntu wangira inama ngo ningatire ngimbwa ngumva reho ubwo ni wewe mbwe ugasanga tutse we ari kugisha inama byo kwivanga mu nkundu z'abantu mw'abantu mwe nimushaka mujye mujya ku ruhande kabisa yakabemera ko ijuru riba suya bihakana ari iwabo ari abasenga ari abantu basenga ijuru naryo nemera uguke ijuru se niriye ribaye yupfuye ubupfuye babirangije
navutse bambwira ngo hari hejuru n'imwe hari hejuru se kundi kwabona ikirere nkabona ibicu iryo juru muvuga ribahe nyine mba nkubwire ijuru urumva ijuru ni weho ijuru ni njyewe ijuru n'umugore wawe wenda ariko ngenzi ijuru nagomeshe kakantu bavuga ngo imana ni wowe imana ni njyewe imana nuri ahubwo njyewe kuko ngo imana isa nkatwe ikintu nshaka kukubaza njyewe kintera amatsiko ubu abavandimwe bacu bapfuye bazazuka twongere tubonanirayo iyi hazaba umuzuko urabizi neza hazaba umuzuko nitugera mu ijuru ubu mere wanjye nzongera mubone mbona mubona live niwizeye tuzahurira mu ijuru ahubwo hari akantu bavuze ninajya mu ijuru nzajya he yaka mba nkubwire ikuzimu yaka mba nkubwire kuriya nyine abapasiteri bakunda kutwigisha ngo nimukanywe inzoga ngo nimugakora ibi nimukambare mini ngo ibaze ugeze mu ijuru bagikingura bakakwakiriza ngufi konje keretse banyikije agapeti ko ariko nkose nyine bakajya bakubwira ngo turakwakiriza iki buri wese yasaba icyango njye nakwaka mobimba nakwaka mobimba cyangwa se ngo tukagera tugasanga ibyo bavugaga byari ukuri ntabwo wemerewe kwinjiramo nakwaka mobimba n'ipaki y'intumwa ngo bakajya bakubwira ngo hari umuntu wasunitse ngo muri kwinjira muri bisi ntabwo nzazamukana isigara zanjye ntazagera uri asanga wenda intore zarahinze filipire zageze kuri desa nzazamukana ipikire nzazamukana ahantu harenze ntabwo azaba ari desa nzazamukana ikarito y'intore ningerayo nanacuruze yaka imana iraduhana reka gucuruza intore mu ijuru hano abakiriya wababona kuko ntari zaba ari iyi hari abazajya bibeta ko bwangu mva hari akarimo ba bushari bazazamukana iki se ubwo bazamukana ba bushari se numva yaka narinzi ko nyine iby'inzoga yabiretse n'impamvu nari nkubajije uko none ndumva oya inzoga ntabwo naziritse gusa ndi kunywa gake kubera ko mfite umugore bazazamukana amakuru ariko inzoga zo naragabanye urumva nzovu bazazamukana mama queen nyiramini oya ni mama queen bajana afite indangamirwa nyinshi urumva zazamukana ba nyiramini nzovu araheba nzovu ni wa muntu wishyura indangamirwa bari kumwe ku kanya ntabwo yirirwa yibarira ndayayikoreramo ubwo se ntabwo imwe ndayayikoreramo rwose ubwo ntabwo yamwiba ahubwo ararenga miliyoni n'ibihumbi 500 ushobora kuba narenga ariko ni kwa kundi nyine aba yibereye mu ndangamirwa nyine nizo zimukenesheje ariko yabyemera ko nzovu abaye atari mu ndangamirwa n'inzoga yaba umukire yagira bizinesi ni umukire n'ubusanzwe ese ubundi rero nkubaza ari umuntu wajya kwipebera indangamirwa 3 nta mafaranga afite hari bibaho asimburanye none ziriya ndangamirwa ze ngo nta nubwo zimwishyuza kandi yabitubwiye ngo nta nubwo zimwishyuza ngo nta n'ibiciro babamo ngo we arabagenera mu gitondo urumva bari yabaye nk'umugabo aragenda akaryama mu gitondo mama queen aramwishyuza mama queen mama queen nawe ngo aramugenera mu gitondo ariko ngewe urabona nyiba mu ndangamirwa nishyura mbere barabishaga nkangahe biterwa n'uwari indangamirwa ziratandukanye ubwo nyine natubwiye indangamirwa yabaga ari iya makeya indangamirwa yabaga ari iya menshi uko byagaga ngo bibiri agashoti agakupurese ka vuba ko guhita ugenda niba ari ukurara ushobora kumuha 10, 5 bitewe n'uwari we bitewe n'ukuntu mwumvikana ariko agashoti ni 2 n'Icyatanu hari igihe bayafataga agashoti nyine ukishyura na roji murarama roji za 5 nitwa numvisha ngo indangamirwa ziba zifitiye iwabo nyine we bari indangamirwa ibifitiwe nk'aba ba nyiramenyo abangaba ba mama queen bariya nyine bariya banzovu abenshi babikodeshereza ariko hari watubwiye ngo witwa ngo niba ari Jeanne ufite abana 2
ngo we ngo asiga akingiranye abana bakajya gufata ruji ego ko nzova muri kugira ngo abana batabavangira kugira ngo abana batabavangira buriya ukuntu abana baba ari bakuru batangiye kumenya ubwenge ntabwo aba ari sawa buriya ntabwo hari igihe wishyura indangamirwa bugacya n'ubundi nta cyabaye kandi uri wishyure buriya hari umwana urabona hari ukuntu ababyeyi babikorera hafi y'abana umwana nawe agatangira agafata bashiki izo ni za ndangamirwa ariko z'abana noneho babwira n'abantu rwose mujye mwirinda ibyo bintu mwe kujya mubikorera hafi y'abana ko muba muri kwigisha abana imico mibi ugasanga umwana nawe atangiye kwadukira bashiki akuze kuri gashiki we karakuze gatangira mushiki we ntamenye ko ari mushiki we kubera iki ibyo bintu mukora hafi y'abana it is not good niba ubona umuntu atangiye kumenya ubwenge mujye mubaha ibyumba byabo kuko n'abagore bashakanye uba usanga kugira ngo uzagere mu cyumba cyabo ari nko kuva hano kugera hariya hepfo ubundi n'umugore n'umugabo ubundi icyumba aba ari icy'umugore n'umugabo n'abana ntabwo baba bakwiye kukigeramo ubundi abana baba bakwiye kugira icyumba cyabo abahungu cyabo abakobwa icyabo ku bantu bishoboye niko babimeze nyise ubundi kankubaze ni umuco nyarwanda ngenda ndibuka dukura kera wasanga rwose navurira mu cyumba cy'umubyeyi sha ari paraxida kumwe kubwiye ati we nagenzanire nk'akantu mu cyumba kandi nabo ukagenda wishimye nta kirenze kirimo ariko icyumba bari icy'umugore n'umugabo ariko twebwe natwe twagiye tuba nko mu byaro twavukiye mu byaro hari ukuntu usanga hari abantu rwose mu byaro bagira umuco utari mwiza ugasanga umuntu araje ni umudamu mugenzi wawe akaza ntanakomanze agahita agaca muri saro akaba yikubise no mu cyumba kitari iki ugasanga samutayimu umugore n'umugabo barakiryamiye ni mu gitondo akaba baguye hejuru mu cyumba abo bantu rwose mukigira uwo muco wo kwinjira mu cyumba udakoma niba ugiye no gusura kandi nabonye mu nkambi nta n'imiryango iba ku byumba haba harimo amarido ugenda naho nabibonaga rwose ugasanga umuntu araje ngo ni abavandimwe bya bindi by'iwacu nyine uri no mu cyumba ubusa nk'iyo yagoga nko ku mudamu w'abandi so wagabo wapfaga guca inyuma umugabo w'abandi nyine ukaba wakubita ugasanga nk'umugabo yambaye ubusa se cyangwa umugore yambaye ubusa wenda bakiyambariye n'ubusa uwo muco ntabwo ari mwiza mbwire n'abantu rwose bagikora ubwo busabane urwo rukundo rwo kuvuga ati uraje no mu cyuma ngo nuko ari umuvandimwe nta kibazo ngo abavandimwe nta kibazo ubwo buvandimwe bwo ko buriya ni ingeso mbi yo kwinjira mu cyumba kitari icyawe cyane niba ugiye no gusura umuntu komanga wicare muri saro niba bakiri no mu cyumba bagusangiye muri saro ariko apana guhuruduka no mu cyumba cy'umugore urega banavugira no hanze nk'aho ngaho bataba n'imiryango bakakumva hari ahantu byigeze kubaho bibaho rwose umumama aragenda bya bindi nyine baba baramenyereye umugore n'umugabo akiryamiye urabona umugabo hari ukuntu aba amaze nk'igihe atagera aho ngaho yinaniriwe wenda ari bubyuke nka 4 saa 5 ukaba uragiye wikubise mu cyumba samutayimu wamugana ugasanga baniyambariye n'ubusa tizi not good uwo muco mucikeho cyaba ucikeho pe umugore w'umuntu nuwe umugabo w'umuntu nuwe ngo General Muhozi yavuze ko ibyo General Muhozi yavuze ko atazigera ashyigikira Kabila kuba perezida ngo ahubwo ashyigikiye Nuza Kisekedi kuguma ayobora Kisekedi ibyo ni ibibareba bakora ibyabo ababishinzwe barahari ngo Kabila yacumbikiye EDF imyaka 17 yose yaranabasapotingaga muri make urumva rero bafitanye bifu niba ari uko bimeze urumva ni bifu bafitanye ariko nawe ari wowe uri Muhozi urumva sinakipanga muri politike ariko ibyo ngibyo nta hantu byari byo politike ni politike babishinzwe barahari ibyo ngibyo nta nubwo bitureba
bafitanye ikibazo kandi Kisekedi nta kibazo bafitanye. Ubu ngubu sinyikurangarira ngo ufite nta nubwo wambonye ufite nyashi na nyashi nta nubwo wambonye uracyabure nyiri kugusimbukira nka mbere se ufite umugore murarana umugore wanjye nisanzuraho kwa kundi we nabonaga ibuno ugasanga ariko afite ibuno n'umugore afite ibuno niko Nzovu yambwiye hano muzukuruci hari ukuntu nakubonaga rwose ugasanga n'umuti mabuje ndi kugusimbukira ubu rwose ntararukinira tuwanjye nisanzura nyine nta kibazo nakubajije kugikwepa nakubajije ngo umugore nawe ngo afite ibuno rinini ararifite riringaniye yegura murusha ariko nawe ararifite riringaniye kandi riramagije yakangubwire iyo umugabo nyine ngo yashatse urumva ibuno ryose wabona uko ryaba riteye ibuno rya mbere ry'umugore wawe umugore wanjye niwe mbonamo mwiza usegeze ubona rino ryawe riri kundangaza aryo wabonye se ahubwo njye wambonye riri kurikata ntariya mupana kugenda uri kurikata yego wariziritse ariko ntago ryigeze ntabwo ubona ko nta n'ifemba riteye mbere wajya kumubona ukansari umusore nawe ubomoje uze ngo ubomoze none ufite umugore n'umugore wanjye yananiye shabaretse nkakubomoza umugore wanjye yananiye ngewe noneho ndi tayari tubara ngende ngubomoze oya kugira ngo ntuzigere wongera kumbona ngo ugire irara ugenda uba kutuje ngewe mwibomoreza oya narari ngufitiye rwose zirubura ko umugore wawe amagije mba natangiye kugukara mba natangiye kugukorako uzi ko wagiye ukicara gutya udushaka no kundeba uyu ngubu ntabwo nyibona umukobwa ngo kiduke usa nabonye muri kizogezi kimwe muri pisine ukuntu abakobwa b'inzobe barebye umugore wanjye arampagije kabisa kandi ku Murenga TV rwose nkeneye sapoti yanyu nubwo mwankubita n'agafuka k'umuceri sapoti yanyu irakenewe tuzabasura ryari tukabazanira nzababwira ntabwo ndaba tayari wowe duhe karibu sibyo yewe n'abakunzi b'imiringa tutayari mutazazimba ukuboko oya urumva tumeze nk'abagushingiye sibyo dufite nyine gusapotinga abakunzi bacu b'imiringa mudukunda mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi mukunda ibintu dukora mumfashe nyine dufatanyiriza hamwe dusapotinge umukunzi wacu yaka tumushyigikire nyine tujye kumwubakira siko bimeze ushaka gushyiraho rero n'agafu k'igikoma kuko mwumvishe ko mfite umwana bita Blessing w'umugore wanjye yabyaye hanze ushaka gushyiraho agafu k'igikoma nimero ni 079 59 156 ushyizeho na kilo cy'isukari rwose Imana yaguha umugisha cy'ifuro wa support gisubiremo uvuge n'amazina neza 079 59 156 amazina yabaruye nimero yo yanditse neza ntabwo ari ngombwa amazina uzandikiwe akamara kuko amazina rero ntabwo ari ayanjye kuko wavuga basi rimwe kuranga muntu ya Petit Frere asangaho innocent abakunzi b'imiringa mu mushyigikire mu supportinge ujye utanga ka message uvuge ko ari ku miringa kuri nimero ye uyu munsi ni yakuri busenge ku Nzovu yaducitse Nzovu yatorotse akunze inzego z'ubutabera ntabwo zamukurikira ishobora byose niko Nzovu yatangira Imana ishobora byose twongeye kugushimira utugejeje ya masegonda hari abavuye mu mubiri hari abaducitse ubu hari abagiye gushyingurira usororo hari n'abandi ubu ngubu bari siyashika bavuye mu mubiri ariko twebwe turacyabonye ku mwuka w'abazima ntacyo twatanze rero Mana uteka ushobora byose ni imbabazi zawe ni impuhwe zawe Mana ugira imbabazi turagushimiye utugende imbere twaje ku byuma by'abazungu wa mugani wa Nzovu uturinde impanuka nk'uko wayiturinze tugera aha ngaha mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndiko dasengeye umugore wawe umugore wanjye umugore wanjye siko twasenganye mu gitondo njya ukwiye kumusengera aho uri hose madamu nawe Imana ikurinde mu izina rya Yesu imiringa se